Uyu munsi ngiye kubwira ikintu kizakubwira ko umusore agukunda byanyabyo kandi yifuza kukugumana atifuza kuguhomba. Ngiye kubwira ibintu bizakubwira umusore yifuza ko wamubera umugore mukazabyarana abana. Muri make nyine yakubonyemo ejo hazaza hawe nawe muri kumwe. Mbere yuko nkubwira uwo musore ngiye kubanza kukubwira ukuri kuryana, ariko uko kuri niho uri buze gukora igisubizo cya nyacyo. Nimara kukubwira bino bintu biranga uwo musore, ndakubwira ibintu umusore azakubonaho niyo mwaba mukundana gute ntazigera kugira umugore, niyo yaba gukunda gute ntazigera kugira umugore, kandi rwose nta n'ikibazo cya danje, nta n'ikintu mwapfuye, ariko utwo tuntu natukubonaho ntabwo azaba kikugiza umugore. Unyumve neza hano, ntabwo ngiye kukubuza kwambara imyenda usanzwe wambara, oya. Ese wari uzi yuko iyo ugiye mu nzira wambaye reka tuvuge umwenda ugaragaza imiterere yawe, ugaragaza uko uteye, umwenda ugaragaza amaguru yawe, umwenda ugaragaza mu ntege zawe, ya myenda nyine ifite amapasure, ntabwo mvuze ngo abasore bazayikwangira, oya. Ya myenda ifite amapasure igaragaza ikibero cyawe, ya myenda igaragaza mu mugongo hawe, mwigaragaza bene hano mu gatuza hawe. Ese wari uzi ko iriya myenda iguhuza n'abantu ushaka? Iriya myenda ituma uhura n'abasore, cyangwa se ituma abasore bakureba cyane bakagukunda. Abasore bahita bifuza gukundana nawe, bakakwifuza, bakagushegera, ibintu nk'ibyo byose. Ariko reka mbwira ikintu kimwe, umusore wese uzagukunda kubera ko yabonye ikibuno cyawe, umusore wese uzagukunda kubera yuko yabonye ikibero cyawe, umusore wese uzagukunda kubera ko yabonye mu gatuza hawe cyangwa mu mugongo hawe, man, reka nkubwize ukuri. Baravuga ngo abagabo baremwe mwirari, kandi koko nyine baremwe mwirari pe, nubwo twese turemwe mwirari, twese twavuganye icyari, ariko abagabo hari ukuntu barikabya, sibyo? Abasore bose bazakubona bakabona ikibuno cyawe uri kugenda ukizunguza mu muhanda, uburyo yambaye imyenda zigufashe z'agapira, uburyo nyine muri make yambaye ibintu biri sexy bikubereye nk'umukobwa wo mu mujyi. Sometimes n'abatwaye imodoka bazahagarara bakurebe, bakwake nimero, uzajya mu birori bakurangarire kubera uburyo wambaye gutyo, wambaye neza. Ariko ndagira ngo mbwire ikintu kimwe gusa cy'ingenzi ubanza kumenya, umusore wese uzakureba akagukundira yuko ufite ikibuno kimeze gutya, akagukundira yuko wambaye gutyo, akagukundira yuko muri make wamukuruye, umubiri wawe wamukuruye, umubiri wawe arawutekereza kumva ntago ashaka kuguhomba. Ndakubwiza ukuri, uwo musore n'umuntu akundana, nimukundana pe, azaza kwiteho, akwereka urukundo rwose rushoboka, azaza yitange buri kimwe cyose kikwereke, ni make azaguha urukundo wifuza pe mu buzima bwawe. Uwo musore ntabwo azaza kukwirukankaho cyane kubera ko yabonye uri umuntu ukwiye kubaka, ntabwo ari uko mwahuriye mu nzira ngo avuge ati uriya mukobwa uko byagenda kose, murebye mu maso, murebye uburyo agenda, uriya mukobwa yabasha kubaka urugo kandi yanderera abana, kandi twabana nyine n'aba proud yuko dukundana. Ahubwo yaje kubera yuko ashaka gukora kuri cya kibero, ashaka gukora kuri cya kibuno, ashaka yuko mujyana mu buriri, muri make ashaka yuko mwishimishanya. Ibyo byose arabikora, izo caring zose arimo aragucaringa birenze ibyo utekereza. Urumva ari icyifuzo cy'ubuzima bwawe pe, uvuga ati nageze mu rukundo nifuza. Reka rero umusore amari kubona cya kintu yashakaga, yagutakaje amafaranga, yakwishyuriye inzu, nawe ubonye ko ari ngombwa yuko utamubabaza, uramwimbereye, muraryamana. Reka rero mumari kuryamana abona icyo yashakaga, icyo yari yarasariye, icyo yakubonyemo. Ntabwo yigeze kubona nk'umuntu muzima, erega buriya ntabwo yakubonye nk'umuntu muzima, kuko uriya musore wakubonye gutyo, wambaye gutyo, witwara gutyo mu muhanda, unavuga gutyo mu buryo bwawe uko uteye, ntabwo yabigukundiye pe, kuko ntabwo yifuza ko na mushiki we yamera gutyo, ntabwo yifuza ko umugore we w'ejo hazaza yajya agenda yambaye nk'uko ugenda wambaye mu nzira, ntabwo yifuza ko umugore we w'ejo hazaza yambara uko we wambara, ntabwo yifuza ibyo bintu byose, ntabwo abyifuza. Uzabona abasore benshi cyane bakwirukankaho, abakobwa namwe muzabona abasore benshi birukanka ku bakobwa bagaragara nyine, bagaragaza umubiri cyane, bagaragaza imiterere, ariko mu by'ukuri rero ntabwo ari urukundo rero bajyanye, ni imibiri y'abakobwa. Kandi umuntu wagukundiye icyo kintu pe, ujye wibuka yuko ntabwo ari we mukobwa wenyine uryoshye, ntabwo ari we mukobwa wenyine mwiza uhari, urabyumva neza? So rero mu gihe yamaze kukubona, mwamaze kuryamanaho, yamaze kukubona uko abishaka, wibuke neza yuko hano hanze hari abakobwa beza, nshuti yanjye, hano hanze hari abakobwa beza wowe utabasha no gufungura imishumi y'inkweto zabo, we mukobwa we wambara gutyo. Hano hanze hari abakobwa bafite ibibero byiza, bateye neza, bafite imiterere myiza ikurura abo bagabo bakururwa n'ibyo bintu. Menya ngo rero
menya ngo rero ibyo ngibyo we wamweretse kugira ngo umubone, ibyo ngibyo wamweretse kugira ngo ubone umugabo cyangwa kugira ngo ubone abasore bagukunda cyangwa bakwirukankira, ibyo waberetse nyine koko nibyo wabahaye babibonye rero bahinzira bigendere. Nuryamana n'umusore wagukundiye icyo kintu, ntuzigere ujya kwinginga ngo mbabarira ngo urambabaje. Niwe wibabaje na mbere hose, nta bwenge wagize. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. We wabuze ubwenge, ninde wundi wo kukwitaho? So rero ntabwo uvuze ngo munyuve neza, ntabwo navuze ngo mwambara imyenda kugira ngo mukurure abagabo. Navuze ubikora uyambara kugira ngo abone abamureba, abasore bamureba. Hari n'abakobwa bagenda mu nzira muri make ukabona imigendere yabo, uburyo bari gutambuka, ukabona rwose harimo ubwomanzi bwinshi cyane, ukabona ntabwo ari umukobwa w'umutima. Umukobwa w'umutima iyo agenda mu nzira uramubona. Namwe mu bakobwa bagenzi banyu murabizi, abakobwa bagenzi banyu iyo bagenda mu nzira abenshi, umuntu umukobwa w'umutima agenda mu nzira hari abita umuturage, amwita ko atari umusore musubira. Uburyo ugenda umusore ntabwo ajya, umukobwa ashobora kuyoberwa umusore umukunda bya nyabyo. Umukobwa ashobora kuyoberwa umusore wavamo umugabo, kubera ko abasore bariyoberanya cyane, nubwo nange mutoroshya abakobwa, ariko nta musore ushobora kuyoberwa umukobwa wavamo umugore, ntabwo bishoboka. Kuba yarakwirukanseho kubera yuko uteye neza, kubera ko ufite amaso meza, kubera ko nyiri uri ikizungereza, ntabwo bisobanuye ko atazakubabaza, ntabwo bisobanuye ko atazagusiga. Shimi yanjye, ahubwo umusore wakwirukanseho kubera icyo kintu aragusiga, arakubabaza, araguhemukira koko. Wibaza, ese umukobwa mwiza nkanjye ni njyewe wabaye mu rukundo? Ese ni gute umutipe nk'uyu nguyu yansuzugura? Ni gute yanca amazi? Ni gute yambabaza? Bikagutungura, sibyo? Ariko mu by'ukuri niwe biba byaraturutseho. Fondasiyo y'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza nitwe tuyubaka, icyo tuzaba cyo ni twebwe tucyubaka. Ntabwo nkubujije kwambara imyenda yose ushaka, oya, jya wambara imyenda, ariko ushyiremo no kwiyubaha. Shyiramo kwiyubaha kwawe. Ibi bintu ndi kwibwira umukobwa ushaka kubaka, ntabwo ndi kwibwira wa mukobwa uri hanze wumva nyine we ashaka kwiberaho wenyine gusa, ashaka kwambara ibyo ashaka, kwishimisha muri make. Ndi kwibwira wa mukobwa ushaka kubaka, ushaka kuvuga ati ejo cyangwa ejo bundi navamo mama, ejo cyangwa ejo bundi ndashaka kuva mu rugo rwa mama, ndashaka kuva mu rugo rwa papa nkajya kubaka urugo rwanjye. Ibi bintu ndi kwibwira uwo mukobwa umeze gutyo, ntabwo ndi kwibwira abakobwa bari aho ngaho ba hano hanze, oya. Nimba uzi yuko wicaye mu rugo umeze gutyo, tandukana n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Tegereza umusore uzakundira wowe ubwawe, wowe icyo uri cyo, icyo yakubonyemo, sibyo? Ikindi kandi ahantu ugenda, ahantu ukorera, ahantu ugenda, ahantu ukorera, nyine ibyo uvuga n'ibyo ukora nibyo biguhereza umuntu muzabana ejo hazaza. I'm telling you, reka mbwize ukora, sibyo? Nimba ujya urara mu mabuwate, nimba urara mu tubari, nimba muri make nyine uhora ahantu ho kuryoshya, aho ngaho niho uzakura umugabo. Nimba uhora mu mihanda ya za Kigali ndetse n'ahandi hose, aho ngaho niho uzakura umugabo. Kandi abo bagabo ukura aho hantu baba batandukanye, ntabwo uzamubura buriya. Reka nimba uba mu rusengero, aho niho uzakura umugabo. Nimba muri ahantu hose aho ugenda, ibyo ukora nibyo biguhereza umugabo muzabana akenshi. Nimba uzi neza yuko rero ukeneye kubaka, ukaba ukeneye umuryango, ukaba ukeneye muri make, hari ibintu ugomba kwirinda, hari ibintu ugomba guharira abo bana batoya bakibiharaye, hari ibintu ugomba kuvamo burundu, ukavuga ati bino bintu ndabisezeye Mana, ukajya imbere y'Imana ukavuga ati Mana, nshaka guhinduka, nshaka kuba uwawe burundu. Ikindi kintu mugomba kumenya nuko Imana ikunda abagabo. Imana ikunda abagabo ku udashobora no gutekereza. Irakunda abantu bose, ariko iryo jambo rifite ahantu rivuga. Nkuko bavuga ngo abagabo baremanywe irari, kandi twese twaravukanye icyaha, twese abagabo n'abagore twese twavukanye icyaha cya Adamu na Eva. Ariko abagore ntibavuge ko bagira irari ryinshi, kandi koko bararigira. Ni nako rero iri jambo narikoresha. Imana ikunda abagabo. Ntabwo Imana izafata umwana w'umusore, umwana wasuragorinze, umwana wakoze, umusore washakishije, umusore witaye kuri famiye yiwe, umusore wakoze ibishoboka byose, irangije muhereza umukobwa ugenda akarara mu kabari, agataha saa 8 z'ijoro, agataha mu nzu ya se cyangwa nyina saa 8 z'ijoro. Ntabwo Imana izafata umwana w'umusore wifitiye ibibazo, wa musore wasengeye umugore muzima, irangiza mufate umukobwa nkawe usinda, igende muhereze uwo mugore. Oya, mu masengesho abagabo benshi bagira, benshi cyane babwira n'Imana,
basaba Imana ngo Mana uzampe umugore utameze nkanjye, uzandinde umugore utameze nkanjye, uzandinde umugore unywa inzoga, uzandinde umugore usambana, uzandinde umugore ujya kurara mu kabari, uzandinde umugore ugeza saa 2 atarataha iwabo. Ayo masengesho Imana yumva kubirera. Rero akenshi nimba uteye gutyo uzahura n'abasore bagukunda pe, ariko abasore muzamukunda n'abasore bameze nkawe cyane, n'abasore b'ibirara, n'abasore b'ibihomora, nyine abasore badatekereza cyane. Ntabwo uzahura n'abasore bafite gahunda zo kubaka, bafite gahunda z'ubuzima bw'ejo hazaza. Oya, uzahura n'abasore bameze nkawe. So rero menya ngo ntabwo Imana ishobora gufata umukobwa ugenda akajya kurara mu kabari, sibyo? Ujye akava iwabo saa 12 agataha saa 8 z'ijoro, umuhereza umugabo pe. Uwo mugabo ndi yaba ari inzira karengane pe. Imana ntago yabikora. Imana izagutegereza igihe uzagira ubwenge mu mutwe wawe, sibyo? Aba ari bwo nawe gushumbusha, ariko igira ikintu gukorera bitari ibyo ngibyo. Uzagira imyaka 30, imyaka 40, imyaka 50, Imana itaraguha umuntu wakubera umutware, itaraguha umuntu wakubakira. So imico y'abagore akenshi no kuri pe irakonta cyane kugira ngo ubone uwo mwakubakana urugo, kugira ngo ubone uwo mwashakana. Mugerageze muhindura imyitwarire. Wowe uragenda ukifotoza muri studio, wafashe akaguru kagereka ku kandi, agatako wakanitse, ako gatako kawe urimo urakerekana, ako gatako kawe urya ngo bigenze gute? Ese uramutse wambaye imyenda igukwiriye ukikwiza, sibyo? Ntabwo wafata ifoto ikakubera. Iyo foto ntabwo ba editing ikakubera, nyine ugasa neza wambaye imyenda myiza ikeye ukagaragara neza. Uragenda muri studio ugambara ubumini ugahena ngo nibiki, uzabona abantu babikunda benshi cyane, ariko bazabikunda n'abameze nkawe. Of course nta mugabo muzima uzigera ubona, sibyo? Uzigera ubona agira ute ashaka umugore umeze nkawe. Uzanarebe no mu nshuti zawe, uzambwire nimba mu nshuti zawe hari umugabo wo mu rusengero wigeze uyishaka. Mu bashatswe nta mugabo wo mu rusengero wigeze umushaka, nta munya businessman wigeze umushaka, sibyo? Nta mugabo w'umu businessman ushobora gushaka umukobwa wambara gutyo kuri social media, nta mugabo w'umunya businessman ushobora gushaka umukobwa wiyenesha uko atari mu nzira, nta mugabo usobanutse w'umusirimu ushobora gushaka umukobwa umeze gutyo. Umugabo yagiye gushaka umukobwa cyangwa umusore yagiye gushaka umukobwa bazabana bagashinga urugo, ashaka umuntu umukwiriye, umuntu baberanye, umuntu wamubyarira agaheza abana bibe uburere. Nagashaka umuntu nkawe. Ibyo ngibyo uzabimenye, barabikubwira ugatangira kuburana. Nzakora icyo nshaka, nzambara uko nshaka, nzitwara uko nshaka, ngenda uko nshaka, mvuga uko nshaka. Okay, nta muntu bikubujije, ariko niba uzi komeze gutyo nawe ntuzagira icyifuzo cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza n'undi muntu, sibyo? Umva ko nyine ugomba kubaho wenyine. Ntuzavuge nakundanye nababajwe, nta kintu tukubona murega, nta kintu tukubona. Umusore nimba mukundana akamenya ngo utaha saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, cyangwa se uragenda ukageza saa 5 utaragera mu rugo, utari mu kazi kinjiza amafaranga, sibyo? Uwo musore ntago azakugira umugore, azahita ahindura icyo yagutekerezagaho, azahita ahinduramo kuzajya kwirira apana kuba yakugira umugore, sibyo? Ikindi kintu kizakubwira ko umusore agukunda bya nyabyo pe, ntabwo azigera atuma unywa inzoga. Nta musore n'umwe buriya reka nkubwiza ukuri pe, usibye babasore mwahuriye mu mihanda, twatu Jackson mwahuriye nyine mu tubari, ahantu hamwe na hamwe hari urubyiruko cyane, hamwe hahurije urubyiruko cyane. Utwo dusore nitwo tuzajya tukunywesha amayoga, tukugurira, muzajya musohokana, muri make bazajya bakwitaho cyane pe, ariko bashaka kukwirira kubera yuko nta kindi kintu kikurimo, nta kindi kintu bakubonyemo. Babonye ukuntu ufite ikibore cyiza, ukuntu uri mwiza, baravuga ati nyine abona atagutakaza, agomba kuzajya kwirira, nutanamuhereza azigendera. Nimunagumana ukabona uramwimye muragumanye, azaba ari ikintu kigukeneye, sibyo? Ariko mu by'ukuri pe, umugabo ushaka kubaka ibintu bishyire mu mutwe wawe, areba, araperereza uyu mukobwa ameze gute, uyu mukobwa yitwara gute, yambara gute, ni gute aganira n'abandi, ni gute aganira ni gute abanyemo na famiye yiwe, we na nyina babanye gute, we na se babanye gute, we n'abavandimwe be babanye gute, ese umubano wabo umeze gute? Kuko umubano ubanyemo na famiye ndetse n'abandi, uwo mubano wagira ikintu gufasha mu kubana n'umugabo wawe, sibyo? Ariko nimba uzi ko ushwana na nyoko, nimba uzi ko utamwubaha, nimba uzi ko muri make nta kintu na gitoya kiranga kuba umubyeyi ukorera nyoko, sibyo? Uwo mugabo nabimenya azabiperereza mu bwenge, ariko nabimenya nta kindi kintu azaba kigukeneye rwose, azakujugunya. Natakujugunya kubera ko yabonye gufite ikibero cyiza azakurongora, sibyo? Naza agenda. Ikindi
ntabwo uvuze yuko abo bantu bameze gutyo bambara gutyo batajya bashaka, bajya bashaka pe, bajya bubaka cyane, sibyo? Ariko wibuke neza yuko abantu baba bashatse ni abantu bafite mu mutwe nk'ahawe. Umuntu wagushatse akagushyira mu rugo kubera ikibero, nakubwiye ngo wibuke yuko atari we muntu uryoshye wenyine. Bizagutungura kubona umusore cyangwa se umugabo asohoka mu rugo rwe rwiza rurimo umugore mwiza, wa mugore ufite cya kibero mwese mureba mugahubuka, wa mugore ufite cya kibuno gikurura abo bagabo bakururwa n'ibyo bintu. Uzabona urwo rugo umugabo asohokamo akajya kumuca inyuma ku dukobwa, cyangwa se ugasanga arabyutse agiye kurongora umukozi, kandi afite umugore mwiza pe, utagize ikintu amwema, sibyo? Icyo kintu kibuke neza. Ariko umugabo wagushatse kubera ko yakubonye mu bwenge, kubera ko yabonye mu mutwe, nta nubwo yatekereza kuguca inyuma. Niyo yabitekereje rwose atakubitira akora abadayimoni. Ariko iyo umuntu yagushatse kubera yuko abona kuryoshye, kumeze neza mu buriri, nshuti yanjye, uwo mugabo rwose mu by'ukuri ntabwo azigera kubera umugabo, oya, nta nubwo bishoboka. Ubu ntabwo azakubera umugabo, ntabwo bishoboka. Ibyo ngibyo unabyibagirwe. Umugabo wese wagushatse kubera ko abona ko wamubera nyina w'abana pe, kubera yuko abona yuko umubereye, kubera yuko atari impanuka zamubayeho kugira ngo mushakane, muri make abikoze abikunze abyifuza, atakuruwe na cya kibero. Kuko hari n'igihe wima umusore akavuga ati reka unyime, nawe ngiye gukora ibishoboka byose ngo ushyire mu rugo ariko nkubone, akagushaka gushyira mu rugo, nyuma araguhaga pe. Kuko nakubwiye ko atari umukobwa wenyine ufite ikibero cyiza. Kigali yuzuye nk'abana beza, nshuti yanjye. Kigali irimo abana beza, ndetse n'ahandi hose mu Rwanda hari abana beza bakuruta mudafite n'ahantu muhurira. Rero ni ukuvuga ngo nasohoka amaze kurya, agasohoka agahura n'umuntu ufite ikibero kirenze icyawe, kuko nibyo bintu bimukurura, ntuzatera amahane ngo waciye inyuma, ngo se kuki abagabo mutanyurwa. Aranyurwa, we wamuhaye ibintu ashaka, sibyo? Wamweretse ibintu nyine bimuseduye, nibyo byatumye agushaka. Ntabwo yagushatse kubera ko agukunze cyane, kubera ko uri mwiza cyane, ngo kubera yagushatse kubera ko yabonye kumeze neza. You get it? Ikindi kintu cya kabiri nashaka kubwira, mu buzima bwawe irinde umusore ushaka kukugurira inzoga. Irinde umusore ushaka kukugurira inzoga. Mbabarira, wirinde umusore ushaka kukugurira inzoga, sibyo? Umusore ushaka kukugurira inzoga jya umwirinda, kabone nubwo yabazinywa, sibyo? Abasore banywa inzoga ntabwo bifuza abakobwa banywa inzoga. Abifuza abakobwa banywa inzoga n'abandi bo kuzisangira, bo kurya, bo kuryoshya ubuzima, ntabwo ari abo kubaka urugo. Ibyo nongere mbisubiremo rwose. So rero irinde umusore ukunywesha inzoga, umusore ukunywesha ibiyobyabwenge. Hari ukuntu umusore mushobora gukundana akabona ufite amadepression kubera ko umusore ajya mu biyobyabwenge, kubera ko ari byo bituma tuza, kubera ko ari byo bituma mera neza, ugasanga nawe arabigwaye, ngo nawe nywaho, nawe utuze, nawe akakwereka ibintu biri buze gutuza. Kandi we ubwe umusore wa nyawe, umusore ufite ubwenge, ubwe yagufasha gutuza, atari ngombwa yuko aguha ibiyobyabwenge, atari uko aguha amaweight, atari uko aguhereje ibiyoga ndetse n'ibindi byinshi cyane ngo bikumara stress, bikwicira ama depression. No, ntabwo bishoboka rwose. So umusore wese rero ukunywesha inzoga akaguha ibiyobyabwenge, iyo mbobo Imana ikurinde rwose, Imana ikurinde. Ikindi kandi nubwo mwabana n'iyo mbobo, ntabwo bishoboka ko iyo mbobo mwarambana. Niyo mwaba mugumana ariko mwaba muhora mu ntambara, mu matiku, mu ntonganya, baguciye inyuma, bagize gute, batashye saa 9 z'ijoro, bagize gute, nta musore umurimo. Ubuzima tubayemo, ubuzima abakobwa mubayemo nubwo bahereza abantu muzabana. Ikindi kandi ubuzima tubayemo twese nubwo duhereza abantu baba mu buzima bwayo, siyo? Ndaguhereza urugero. Umusore wo mu rusengero usanga inshuti nyinshi cyane afite ari zo mu rusengero, atari imbobo, atari bano basore birirwa mu tubari, birirwa mu mabara. Umusore wirirwa mu rusengero usanga inshuti ziwe ari inshuti zo mu rusengero, inshuti zo mu makorari, inshuti nyine zimwe inshuti nyine zimwe zisa nkaho zisobanutse, zimwe zamenye Imana. Hanyuma umusore utaba mu rusengero, ndavuga nyine udasenga, utazi mu rusengero ari igiki, utazi mu rusengero ari hehe, usanga inshuti ziwe ari za nkunda rubyino, ari abasore bateye amada bakiyakana abana, usanga ari abasore banywa amaweze, banywa amatabi, banywa amayoga, muri make badafite ibitekerezo by'ejo hazaza. Kandi inshuti umuntu abana nazo zifite ikintu cyazangiza ku buzima bw'ejo hazaza. Rero menya ngo umusore mukundana cyangwa se abantu baba mu buzima bwacu, tubana mu buzima bwacu, nibo bashobora kutwangiriza ejo hacu hazaza cyangwa se bakahubaka.
kuko tubereyeho abantu n'abantu babereyeho twebwe. Rero abantu mubana bashobora gusenya ejo hawe hasaza cyangwa se bakahubaka. Menya abantu mubana, menya abantu bagukunda, menya inshuti zawe izarizo, umenye ibyo zikunda, umenye ubuzima bwabo, umenye buri kimwe cyose. Rero bakobwa inshuti zanjye mwe mushaka kubaka, niwe ndikubwira abashaka kubaka, mumenye ubwenge, mumenye abo muri, mumenye icyo mushaka, mwimenye ubwanyu, nimwige gusenga nk'abakobwa. Mbere abakobwa ntago ndi pastor, ntabwo ari ukunda umukristo cyane pe, oya. Ahubwo nabwiye ko umusore ukunda cyangwa ashaka kubona umukobwa ameze neza amwigisha gusenga, amwigisha n'inzira nziza. Buriya umusore mushobora kwicarana akakwigisha inzira nziza, inzira zo gusenga kubera ko agukunze, sibyo? Ariko mwamara gutandukana agatajya mu biyobyabwenge akajya gukora ibyaha byose bishoboka, ariko icyo agushakamo yakikubwiye, yabashije kugira inama, kukwereka inzira nziza, kwereka ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, kubera ko aragushaka mu mugore w'ejo hazaza, sibyo? Menya ngo ubuzima ubayemo buzaguhereza uwo muzabana ejo hazaza. Ntabwo navuze yuko kuba witwara gutyo, kuba wambara gutyo utazabona umugabo, uzamubona pe, ariko ntabwo uzabona uhuye n'inzozi zawe mu mutwe wawe. Uzahora umeze nk'uko nguko wambara, kugenda wigira uko utari mu nzira, kugenda nyine tereka ubwiso, wigira nyine wigira uko utari, bivugishwa uko utari, ibyo bizaguha umugabo rwose pe. Ariko w'imbobo, ariko umwe twita imbobo, mwikira, mwe mutabana, mwe mutashobokana mu rugo nshumi yanjye, sibyo? Nta musore ugukunza kunywesha amaweti, nta uzakunywesha inzoga. Nta musore wifuza kubona umugore we w'ejo hazaza anywa inzoga. Nta musore wifuza kubona umugore we w'ejo hazaza agenda mu nzira yambaye ubusa, sibyo? None se reka nkubaze ikibazo kimwe mukobwa, sibyo? Cyanyuma, nimba ugiye mu nzira, sibyo, wambaye ijipo igaragaza mu ntege zawe, sibyo? Ese mu ntege zawe nugira abantu bahareba bakahakunda, sibyo? Uwo muntu urumva namara kuhabona, namara kuhamenyera, namara kugira umugore, amaze kubona ko nta bidasanzwe, akabona mu ntege z'undi muntu harenza hawe, bizagenda gute? Se bizagenda gute? Wamwerese mu ntege, wamwerese imukurura n'ibyo yashakaga. Rero mugire ubwenge nk'abakobwa, muri kutujije, sibyo? Bitari ibyo ngibyo uzagira imyaka 25, 27, 28, 29, 30, 32 utarabona mwakubakana urugo. Ntujye kwikomeza ngo nubwo nta kubaka urugo, ndabizi neza ni icyifuzo cya buri wese ko Imana yadushyize mu isi ubwayo, sibyo? Tubyare twororoke, sibyo? Rero wijya kwihagararaho ngo ntago nkeneye gushaka, ngo ntago nshaka umugabo, wijya kutwiyemera, icyo ni icyizere uri kwihereza, ndabizi, sibyo? Ariko menya ngo nimba ushaka kubaka, menya ko imyitwarire yawe igomba guhinduka. Nakubwiye yuko nta mugabo Imana izafatanya imugire inzira karengana muhereza umukobwa wambara nkawe, cyangwa se umukobwa urara mu tubari, cyangwa se umukobwa umaze kuryama n'abasore barenze 3. Ntabwo Imana izafata umukobwa nkawe ngo imuhereze umusore rwose wakoze cyane kugira ngo witeze imbere. Ntabwo Imana izafata umukobwa nkawe witeje imbere, wakoze ibishoboka byose kugira ngo agere ahageze kano kanya, ngo imuhereze umukobwa nkawe w'ikirombo utakubaka, utamubyarira, sibyo? Kuko umugore n'umutima w'urugo. Mwabibaza umugabo ari ikirara, ntabwo kagenda uri ikirara, ibirara bibiri mu rugo, gusa ibyo byavamo wapi? Basi Imana igire umwe ibonamo wabasha kurera abana akabahereza uburere buzima, sibyo? Umuntu yindi ufite ubwenge ushobora gucungura urugo. Ese muzi ko hari umuntu ushobora gucungura urugo? Hari ukuntu mpamvu ni nko mu rugo ukaba umugabo ari ikirara cyangwa umugore ari ikirara, ariko umwe muri bo afite Imana muri we, ibyo bintu byonyine bigatabara umuryango. Ariko bazi mubanye muhuje nuko iyo mubanye muhuje pe n'ibintu bigorana cyane. Mujya mubona abakite bashwana bagatandukana, mujya mubona abantu beza bafite uburanga batandukana n'abagabo babo, abantu bafite amafaranga batandukana n'abagabo babo, sibyo? Menya yuko uko usa, uko umeze kwisura nuko ugaragaza, ntago bizaguma, nta kintu bizakumarira kuri iyi, nta kintu bishobora kuguhereza. Kuri mwiza nta kintu na gito bishobora kuguhereza kiramiye. Bishobora kugufasha kuburi mwiza pe, byagufasha kugira huva nakugera. Kuburi mwiza ndabizi neza, ntago twabyirengagiza, bishobora kukuvana hano bikagutereka hariya, ariko ntago bishobora kuguha ikintu kirambye cy'igihe kirekire, oya. Kuburi mwiza, kubuteye neza byaguha umugabo mwiza kandi ufite amafaranga, byaguha umugabo mwiza kandi usa neza, sibyo? Byanaguha umugabo w'umuyobozi, ariko ntago ari by'igihe kirambye pe. Ukuri mwiza kose baguca inyuma, uko uteye neza kose baguca inyuma, baragutendeka.
ukuri mwiza kose barakubabaza bakumenagurira umutima, ariko iyo bagukundiye yuko ufite ubwenge ufite mind ko hari ikintu wamumarira, umusore ukureba akavuga tuno mugore yangira inama tubana twakicara hano tukaganira, aya mafaranga nabonye tukavuga ngo turayakoresha kino muri make tukajya inama tukavuga ngo twakora iki ngiki, umusore agukundiye icyo kintu biragoranye cyane ko yaguca inyuma, biragoranye cyane ko yajya mu nzira ngabona undi mukobwa umeze nkawe, biragoranye cyane ko yabona undi muntu umeze nkawe pe, ariko wagukundiye nyiri kibero. Of course hano hanze abana birirwa banditse ibibero azababona, ntabwo ari ufite icyoro cyiza. Uyu munsi naje guhereza ukuri kuryana, ariko ntabwo kuryana cyane. Muri video y'uta nzakubwira ukuri kuryana kandi gushengura. Birabaje cyane ko utarajya kuri YouTube channel yanjye ukande subscribe. Hagati aho ngaho hari ifite YouTube channel yitwa Ujeneza Jede, ugenda ukande subscribe tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Hari ama video meza agufasha kwiga ubuzima, kubaho neza ndetse no kumenya abo mubana. Hari ama video meza y'ubwenge ari mu inama kandi zikomeye. Nanjye nkeneye support kuri wowe, sibyo? Hari ikibazo genda kuri YouTube kandi subscribe, nitwa Ujeneza Jede. Peace of love. Ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibarinde, tubane mu biganiro by'ubutaha. Kanda kuri follow and then unakande kuri subscribe. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Ujeneza Jede, umusaza wanyu, mukuru wanyu, murumuna wanyu, advisor wanyu. Kandi kubona mugende kuri Instagram yanjye mu following, nitwa Ujeneza Jede akaronko. Wandika Ujeneza Jede ugaca akaronko, ugashyira akaronko kamwe uhita umbona rwose ugatukara kuri follow, tukajya tubana ahantu hose, sibyo? Ndabakunda cyane bashiki banjye, Imana abore barinde, aho navuze nabi mbabarire. Iyo turimo turaganira nk'abantu hari gihe tunyuzamo tukavuga urwenya rupfuye cyangwa se tukavuga amagambo atashimisha umuntu. Nimba ari amagambo navuze ntagushimishe, nimba ari ibintu navuze nyine ukumva ntago bihuye n'amarangamutima yawe, umbabarire, ntago aricyo cyanzanye no kugira ngo ubeho neza cyangwa se ubake ejo hawe hazaza n'uwo muzaba muri kumwe. Peace of love. Ndabakunda cyane.